bose ko batanze ibiganiro byiza kandi yego. Amazina yanjye yitwa Pastor Jean Baptiste, naje nturutse mu itorero rya Zion Temple Celebration Center, abafite inshingano zo kuba spokesperson. Ndabanza nshimire nyakubahwa minisita imbaraga leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyize mu bikorwa bijyanye n'inyigisho z'ubumwe n'ubwiyunge kandi zitanga umusaruro. Kandi nari kubwira mugenzi wanjye umperutse kugera hariya Kicukiro Ziniya, ndatanga iyo uhageze uri kuva kuri Bralirwa, umuhanda umanuka kuva Bralirwa uhasanga itorero rya Methodiste, hepfo hari umusigiti, imbere hari inzu icuruza akabenzi. Ugasanga mu by'ukuri icyo cyonyine nta handi cyaba ku isi uretse mu Rwanda, aho umukristo aturana n'umusilamu kandi umusilamu agaturana n'akabari gacuruza akabenzi. Icyo ni parametere nziza y'ubumwe n'ubwiyunge ndetse no koroherana, kandi mu by'ukuri tubikesha imbaraga z'imiyoborere myiza n'amategeko asobanutse. Igisigaye rero ni ukwinjira muri bwa buzima bwa buri muntu. Igitekerezo cyanjye ndagaruka ku bitekerezo bitatu dukwiye kureba nk'abandi madini n'amatorero ariko na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ikabitekerezaho. Icya mbere ni uburyo twarushaho kurenga ibidutanya. Iyo urebye mu matorero amwe n'amwe, mu bashumba bamwe n'amwe, mu bayobozi b'amatorero, turacyafite kurebera umuntu mu itorero aturukamo, uyu ntiduhuje ibi. Natanga urugero rumwe, sinibuze kuvuga ibintu byinshi, nanjye sinibuze kubivuga, turutse kumva muri social media hari korali yateguye igiterane itumira undi muhanzi, kandi bose ni abaririmbyi, bose ni abakristo, ariko iyo korali barayihagarika ngo nuko yatumiye umuntu badahuje imyemerere, kandi bose bemera Kristo, bose bemera Imana. Ugasanga bose bari urubyiruko baba bumva filosofi yo gukorera hamwe n'imbaraga yo guhuza impano, ariko ya za doctrine zacu ugasanga rimwe na rimwe ziracyabasitira. Ikindi cya kabiri ndi buze kuvugaho ni ibirebana na social media. Twebwe ibibera mu nguni enye z'inzu muri doctrine yacu dushobora kubigenzura, ariko usanga rimwe na rimwe abapasiteri bananiwe kumva izi gahunda zacu, ahita agenda akajya kuri social media. Ugasanga mu by'ukuri yaba bari hanze yaba n'abari hano mu gihugu, hari ibintu byatewe umuntu utwiko cyangwa gushaka views. Ugasanga abantu bari gutarangana kuri social media nk'abashumba, ariko ugasanga biri gusatirana no gutanga bwa bumwe bw'Abanyarwanda. Nk'abayobozi b'amatorero n'amadini dufite inshingano zo kwigisha cyangwa se no guhangana n'ibyo ngibyo, ariko nabwo na Minisiteri ibifite mu nshingano yari ikwiye kureba uburyo yakora ubuvugizi ku nzego zirebwa, nk'uko uri mu rusengero abazwa afite uburyo abazwa uwavuze cyangwa se uwagenje bitari byo, n'uri hariya nawe akaba afite uburyo ari buze kubibazwa mu maguru mashya abantu bataragira. Ikindi cya gatatu naza kugarukaho, bajya kuba abavandimwe tuyoboye amatorero, usanga imirongo yacu imwe isobanutse, imyinshi isobanutse, ariko wagera hasi uburyo hafatirwa ibyemezo. Nditangaho urugero, nditangaho ubuhamya bw'ikintu kigeze kumbaho mu minsi ishize. Nagize gahunda zituma nkenera certificat de mariage yo mu rusengero. Subira aho nashyingiriwe, ngiye kuyibaka, barambwira ati hoya ntabwo turi buze kuyiguha kuko ntukiri umunyetorero wacu, wahinduye idini.
nabaze se ibi biri muri gahunda yanyu yuko umuntu uhinduye idini akava mu itorero rimwe akajya mu yindi mu mwima serivisi biri muri dogitrine yayo ati hoya ati imyanzuro ya paruwasi yacu yafashe kugira ngo dukumire ko abantu bajya basohoka usohotse yumve ko bizamugiraho iki ingaruka mu by'ukuri mfatiye urwo rugero ruto ntabwo biri mu mirongo migari y'iryo torero, ntabwo biri mu mirongo migari y'ibyo bigisha, ariko ugasanga wenda paruwasi imwe cyangwa se imyumvire imwe y'umuyobozi umwe cyangwa se hari komite bikunda kwita komite y'itorero, twari dukwiye kujya dukurikirana tukareba ko ibyo za komite z'itorero za nama za komite z'itorero zanzuye bihura kandi bigendera mu murongo umwe n'ubwiyunge kwa kudaheranwa ndetse n'ibindi. Nkaba ndushaho kugaruka kandi nasoza mvuga yuko mbere yuko tuzajya mu ijuru tugomba kuba mu gihugu, kuko itegeko rya mbere Imana yatanze ririmo isezerano ni irivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu witeka Imana yawe iguha. Igihe rero igihugu kitameze neza, igihe igihugu kidafite ubumwe n'ubwiyunge, ntabwo twakiranyuramo twaba turagiye mu murimo. Uburyo bwiza bwo kubaka, uburyo bwiza bwo gutera imbere ni ukwigisha ubumwe n'ubwiyunge, kuko inshingano ya mbere y'itorero ishingiye ku bumwe n'ubwiyunge, kuko impamvu zayo nibaho ADP nibaho ndetse n'ibindi ni ukugira ngo twunge Imana n'abantu, twunge abantu n'abandi. Umurimo wacu wo bagishumba ni umurimo w'ubumwe n'ubwiyunge. Murakoze, Imana ibahe. Asigaye umunyamabanga mukuru wa komisiyo y'Isopi ishinzwe ubutabera n'amahoro, ndashimiye inama y'abahagarariye amadini. Yifuza kuvuga ku tuntu tubiri. Icya mbere byaba bigeze kukivugaho mu nama yo mu kwa mbere duhuriye hano tuvuga ku bijyanye no guherekeza abasohoka muri gereza bemeye icyaha bagasaba imbabazi ubwo igihe cyabo kikaba kiri kurangira. Sinakoze ubushakashatsi ariko iyo urebye uzibona hakiri ingorane mu kubaherekeza kubera iki umuntu umaze imyaka irenga 20-30 tugeze ariko 10 muri gereza kandi akaba yinjiranyemo ingengabitekerezo ko yamaze gukora ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi. Uwo muntu wabumye aho ngaho niba atarateguwe neza bihagije kandi agomba gusubira muri komite kugira ngo uzane ikibazo. Nkaba rero ngira ngo mpamagarire abanyamadini bagenzi bacu ikintu nakuta ngo tujyane tubafashe kubategura neza kugira ngo agere muri kominote afite umutima muzima, ariko kandi n'urundi ruhande dutegura n'umuryango nakumva tugomba kumwakira ndetse n'imiryango bavuye mu miryango yabo, kuko niba yaravuye mu rugo afite abana 2 azajya asanga 5, ibyo ni ikibazo. Ntabwo dutegure izo mpande zose, hari ubwe, hari umuryango we bwite, hari na kominote muri rusange, cyane cyane abo yakoreye ibyaha bya jenoside. Icya kabiri nshaka kuvuga ni bijyanye n'aho dukorera. Bigeze kuvuga ku urubyiruko rwagize amahirwe yo kudahura na jenoside yakorewe Abatutsi, ariko rukaba ruri gukura kandi rufite rugomba gutegurwa ejo hazaza heza. Gutoza umuco w'amahoro mu babyiruka ni ikintu kigiye kuduhirikanya nk'abanyamadini n'imiryango ishingiye ku idini. Ibyo nkabivuga turi muri aka karere k'ibiyaga bigari, niba turi nka
Kiliziya Gatolika kizige hose ariko n'amadini yandi Burundi murahari, muri Kongo murahari. Ese twafuranye dute n'amadini yacu ari muri ibyo bihugu bindi bafite urubyiruko kwirinda za mvugo z'urwangano. Bivuga ko nigeze kubona agafilme akavideo gatoya abana bari muri Kongo bari kuririmba bari kubyina cyane ngo abanzi bacu ni bande n'Abanyarwanda, inshuti zacu ni bande n'Abarundi n'inshuti zacu, donc abanzi bacu n'Abanyarwanda. Bavuga ngo iyo hate speech iri kukwira ku bana batoya b'urubyiruko, ku bana bakiri muri primaire, ejo ubundi bishobora kuzana ikibazo tukagitungura tukabahugura nk'abanyamadini turi dufatanyije n'izindi nzego zacu muri rusange. Murakoze. Amazina yanjye yitwa Lambert Bariho, naje nturutse mu muryango witwa Ellen Ministries Rwanda. Icya mbere nifuza gushimira ibiganiro ndetse n'ubutumire, hanyuma mu rwego rwo kurasa ku ntego ndavuga ku kintu kimwe gusa cyagarutsweho uhereye kuri nyakubahwa minisita ya bya biganiro abantu bagirana biherereye. Ntekereza ko kiri mu bintu bibangamiye ubumwe bwacu ku rugero wenda dushobora kuba tutatekerezaho cyane, ariko bifite, ntekereza ko nabyo biri muri rwa rugendo tugomba kugenda. Icyo nshaka kukivugaho rero ni ikihe, ni uko ibikorwa byinshi dukora, ibikorwa byagiye bigira impact ku rwego rwa sosiyete. Yewe nuko bari mu munsi tukasi kugirira nabi, ariko rwa rugendo rwanjye yewe urugendo rwanjye rwo gukira, aho niho tugifite ikibazo. Niho rero kubera ko ntarakira, iyo mpuye n'umuntu nkamenya ko ashobora kuba arwaye inkangi, turiregura tukavuga nyine nk'abarwayi bamenye uburwayi bafitanye. Igitumye rero kigarutseho ni ukugira ngo nk'abayobozi b'amatorero duteraniye hano dutekereze uburyo healing yava kuri level ya society ikajya kuri individual, ikajya ku muntu ku giti cye. Ibi biroroshye ko tubihusha, nyamara twe twinvestinza amafaranga menshi mu gukora bya bikorwa biri rusange, ariko iyo umuntu ku giti cye birakenewe. Impamvu bivuga gutyo ni uko nabonye ko byoroshye no muri twe babikoramo cyane. Usanga murabivuga kumva muremeranya ibintu muvuga, ariko udashobora kumenya mbere ibintu bimeze bite mu mutima, birenze kuba ari kuvuga ibyo avuga, bimeze bite mu mutima. Akagero gato wenda natanga, mperutse kwicarana mu matsinda y'abantu dukorana mu gihe cyo kwibuka Jenoside irangiye, tugeze mu kwezi kwa gatandatu karindwi, mu kwezi kwa karindwi, ndavuga mureke tureke ibyo tujya gufasha abantu, mureke tubanze twicara, mbaha ibibazo bagomba gusubiza. Jenoside yakugizeho ngaruka ki, ubanye n'aya mateka gute, kwibuka bikumerera gute, urugendo rwo kwibuka rukumerera gute, n'iki twagufasha na bagenzi bawe. Kubera ko na provotse icyo kiganiro, ibintu namwumviye ntabwo nari nzi ko biri mu bantu twegeranye. Reka mbaye nk'akagero kandi umwe mu bantu dukorana muri urwo rugendo yaratubwiye ati yewe Jenoside yabaye nabi, ariko muri iyi minsi niho nsigaye mfite ubwoba, njya mu nzu nkagira ubwoba. Kubera iki? Amaze igihe nubwo yavuye hanze yumva ubuhamya bw'abandi, ariko we ntaragira amahirwe yo kuvuga experience no kugira ngo avuge uko imumerera. Bityo rero abandi bari mu rugendo rwo gukira, wari mu rugendo rwo kujya kugira ubwoba, avuga ati none se harya rero iyo nza kuba hano buriya n'isindi muba bagombaga kwica, kubera ko nta mwanya yahawe wo kugira ngo ntabivuge. Icyo nshaka gutangaho rero igitekerezo muri ibi, ni mureke turebe uburyo healing yareka kuba iyiri rusange,
ijye ku rwego rwa individual. Ikindi cya kabiri, mureke tureke kubirebera hagati y'abahutu n'abatutsi gusa cyangwa se abakoze jenoside n'abatabikoze, tubigira ikibazo cya buri munyarwanda. Nitubigira ikibazo cya buri munyarwanda, tuzaha amahirwe buri munyarwanda wese gukira. Naho ubundi hari ukuntu, kubera ko noneho tutanakimenya ninde umeze gute na gute, hari ibintu usanga umunyarwanda turi kuvuga ukeneye gukira atari muri iyi saha, ugasanga nturi, ariko nyamara turamutse tubigize individual tukamenya ko natwe bitureba, twajya twicara nk'abapasitori natwe tukaganira, ariko wowe bimereye ngewe bimereye, noneho rwa rugendo rwo gukira rukaba rwashoboka, ariko byagiye ku rwego ruri individual. Imana ibahugisha rero, ni icyo gitekerezo nari ifite, tubivane muri rusange tubizane ku rwego ruri individual, ariko ikindi ducrea iyo espace tunagira aho duprovoka kugira ngo nabo bashobore kuba babona amahirwe yo gukira akoze. Ishya ariko nagira musabe ko abantu babitekerezaho ku kintu kijyanye no kwimakaza umuco w'ubumwe n'ubudaheranwa mu Banyarwanda. Hari amatorero, hari amadini, hari imiryango ya kirisitu cyangwa se imiryango ishingiye ku myemerere ifite iyo gahunda, ariko numva byaba byiza yuko nyakubahwa minisitiri mudufashije byaba nkaho ari ihame ko buri dini, buri torero, buri muryango ushingiye ku myemerere ugira igenamigambi ryo kwimakaza ubumwe bw'Abanyarwanda n'ubudaheranwa, kandi mukadufasha kudukurikirana, tukabibazwa, tukamenya ngo mu nshingano mfite muri byinshi nkora nk'umuyobozi wawe, mfite abakozi 600, nagombye mfite abaturage nkorana nabo b'Abanyarwanda, uruhare rwanjye ni ubuhe, kandi bikaba rwuzwi, atari ibintu biri iwacu gusa, ariko ari ibintu bizwi bihari, nkorera gahunda, sobanura, n'abana n'abayobozi bakajya numbaza ati ariko wadatega igihango. Numva ari ikintu cyadufasha kugira ngo dufatanye nk'abayobozi b'imiryango ishingiye ku myemerere cyangwa se amadini ndetse n'amatorero. Ikindi numva cyadufasha, wenda ntabwo navuze ko ntashoboye kuboneka mu nama y'ubushize, ariko numva byaba byiza ko habaho urubuga cyangwa se ihuriro, niba zaba inshingano zahabwa RIC, kuko usanga dufite urwo rubuga rwa RIC, ariko abantu bahuriramo, abayobozi b'amadini, abayobozi b'imiryango ishingiye ku myemerere, tukaganira tutatumiwe na nyakubahwa minisita, ahubwo tugahura, akaba ari ibintu bihoraho, nk'uko tujya tugira n'izindi nama ziduhuza, tugahura ibintu bihoraho, tukavuga ngo ariko ubukwe bw'Abanyarwanda n'ubudaheranwa bigeze he, ibibazo birimo ni ibihe, uruhare rwacu ni uruhe, twakora iki kugira ngo iki gikorwa tukihutishe nk'abantu kireba. Icya nyuma, kugira ngo ntange umwanya n'abandi batange ibitekerezo, ni ikibazo bavuze cy'ubushobozi, kubakira abantu ubushobozi, abafashamyumvire. Hari umuco wajyarwaho mwiza, ngira ngo nuba naho ukiri mu madini no mu matorero ndetse n'imiryango yogeye ku myemerere, aho twajyaga twidantifiya abo twitaga ngo ni ba umudozi, abantu bagifungurwa, tukareba umuntu washoboye neza kumva ubumwe n'ubwiyunge, ubumwe n'ubudaheranwa muri kino gihe, twarangiza tukamwakuraja kugira ngo afashe n'abandi. Nibaza ko aho tugeze noneho, aho dufite imbere yacu kwimakaza umuco ubumwe bw'Abanyarwanda n'ubudaheranwa, cyane cyane dufokereza ku rubyiruko, abantu bashobora kureba tukareba mu rubyiruko bari umurozi dufite n'abahe, champions dufite n'abahe, ariko tukagira na benshi, ntitugumize kugira bakeya gusa tubarira ku mitwe y'intoki ngo dufite iterambere, dufite runaka, ahubwo tukagira benshi bafite ubwo bushobozi bwo kugira ngo banafashe n'abandi kuba bagera aho bageze. Murakoze kwa minisita. Kwa minisita Mbonyingabo Christophe, umuyobozi w'umuryango CASA, nanjye ndashimira ubutumire bw'ibiganiro n'ibitekerezo bikomeje gutangwa n'urubuga rwo guhura. Nanjye ndavuga ku bintu bibiri. Icya mbere, nk'uko mwabigarutse kwa minisita, iyi ni inama ya kabiri muri uyu mwaka iduhuza. Nibwira ko byakabaye byiza n'imyanzuro igiye iva mu gihe tugarutse twumva ko bya bindi byari byarakozwe harya byagize he, byageze kuki,
imbogamizi n'izihe kugira ngo abantu bakomeze kumva ko ibyo tuganirira aha bitaba amasigara cyicaro. Icya kabiri ni ikibazo cyavuzwe n'abantu batandukanye kijyanye n'urubyiruko. Muri ibi byumweru by'uku kwezi kwahariwe ubumwe n'ubudaheranwa, komisiyo y'abadepite ishinzwe ubumwe, uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside iri muri mu turere twose tw'igihugu, ireba ibintu bitatu by'ingenzi: imibereho y'abakoze bacitse ku icumu rya jenoside, uko bafashwa na serivisi bahabwa, hanyuma ireba uko inzibutso n'ibimenyetso bikomoka kuri jenoside bibungabungwa, cya gatatu kureba uko urubyiruko n'amaklabu y'urubyiruko ajyanye n'ubumwe n'ubudaheranwa afashwa ashyirwaho. Aho kaza dukora muri Kamonyi-Muhanga twabaye mu bahuye n'abadepite, hanyuma bazana ikibazo kimwe muri byinshi barajwe n'urubyiruko mu bigo by'amashuri, binyibutsa ibyo twagiye duhura nabyo muri Kasangiye. Twakoranaga n'ibigo by'amashuri mu myaka nk'itatu ine, dufata urubyiruko rwo mu mashuri bakajya gusura urwibutso rwa jenoside rwa Kigali, bavayo bagahabwa ibiganiro n'abakozi bari aba komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge n'aba CNRG, urubyiruko rukabaza ibibazo. Hanyuma ejo bundi abana baza abadepite mu kigo cy'ishuri, umwana avuga ati ariko ko mutumva jenoside yakorewe abatutsi mukayivuga yonyine, ko tuzi ko ari abahuturishwa, ko mutajya mubavuga, kuki watinya? Icyo kibazo nabo badepite ariko natwe Laurence Ngabo barabyibuka, yabaye mu barakozi ba komisiyo boherezwaga ibibazo abantu babazaga. Uyu mudepite agisubiza nawe ubwiyumvaga ko atari umurezi uwo ari we wese wabasha gusubiza icyo kibazo. Ni ikibazo kibazwa muhanzi ariko n'umwana wo mu ishuri. Icya mbere, hari uwakibazwa akumva ko uwo mwana iwabo afite nk'imbuto za jenoside, bagakurikirana ababyeyi tuzabikura hehe? Ese koko nibyo? Nta bushakashatsi buhari, si koko ni iwabo cyangwa n'ibyo asoma kuri za social media. Ariko icya kabiri, ni abarezi bangahe dufite bafite ubushobozi bushobora gusubiza icyo kibazo koko umwana ataba confused? Kuko abarezi benshi dufite uyu munsi bigisha amateka, nabo twarakoranye muri utwo turere tubiri, nabo usanga hari abakozi ba jenoside barangije kaminuza bigisha amateka, nabo ubwabo bataragira ibikomere, badafite n'igisubizo, nabo bari confused. Ndavuga urugero rw'umurezi umwe yatubwiye ko yabanje kwigisha mu majyaruguru, rimwe baravuga ati ariko n'ubu ntabwo tuba tuzari mu Rwanda, ati twe turabizi, ati hari umudugudu w'abatutsi, harimo inka z'abatutsi zitandukanye n'iz'abahutu. Ibyo ni bivugwa n'urubyiruko. Ese abarezi n'izindi nzego zifasha urubyiruko bafite ibisubizo bingana iki kandi bitatana confusion, bishobora kuba bihuye koko umwana wa Nyagatare no mu majyepfo hari igisubizo kimwe kuri icyo kibazo, kandi bitagira ingaruka kuri uyu mwana n'umuryango we rimwe na rimwe bitewe n'uwo byakiriye n'igisobanuro byayo? Nibwira koko ni ubumwe yafasha, wenda ishobora gukora ubushakashatsi no mu muco w'ibigo by'amashuri, hagashyirwaho umurongo utuma abarezi, nubwo nzi ko Mineduc itanga amahugurwa y'abarezi b'amateka, hari Mineduc yakoze curriculum zihuza z'cross-cutting, ariko no guhabwa ibisubizo by'ingenzi abarezi bashobora gutanga mu bibazo bikomeye byafasha ko confusion abana bafite n'urubyiruko nazo zaba zifite ibisubizo bihamye bihuriweho kuruta uko bakomeza kuba confused. Murakoze cyane. Murakoze kwa minisita mu bw'ibi biganiro byiza mwatumiyemo abanyamadini. Turashimira nanone abatanze ibiganiro, baduhaye ibiganiro mbere. Nagira ngo nanjye mvuge ku bintu bigeze kuri bitatu cyangwa bine. Icya mbere, naho turi tumaze kugera hashimishije, twese dukwiriye kwishimira mbere yo kureba ibyo tutarabasha kugeraho, kandi kuko nk'uko babivuze tukabishimira Imana, kandi turabona turi ku rwego rwiza. Ibyo tumaze kugeraho rero, amadini n'imiryango ishingiye ku myemerere babigizemo uruhare kuva mu 1994 kugeza uyu munsi, kandi atekereza yuko bazakomeza kubigiramo uruhare.
icyo nacyo ni ikintu cyiza kuba abantu biyemeje gahunda bakayihagararamo kigabo kugeza uyu munsi. Ni ikintu cyo gushimirwa inzego zose, ari inzego za leta, sosiyete sivile, amadini n'abikorera yo private sector. Icyo ni ikintu cyiza rero. Nanjye ibintu bigeze kuri bitatu nashobora kuvugaho. Icya mbere ni ikijyanye n'imbaraga abantu bagiye bashyira muri porogaramu z'ubumwe n'ubwiyunge. Murabizi mwese mu ntangiriro n'imyaka yabanjije abantu bagiye bashyiramo imbaraga nyinshi cyane mu buryo bugaragara, ariko ugasanga hari ahantu abantu bageze bakirara bakagira ngo noneho mugani aho bagombaga kugera bahageze, ugasanga imbaraga zigenda zigabanuka muri porogaramu nini, muri porogaramu no mu matora. Tuvugishije ukuri, virilance imbaraga abantu binjizagamo hari urubyiruko, abari n'abategarugori, porogaramu z'urubyiruko, abari n'abategarugori, abapasitori, abashumba bakuru, ugasanga za mbaraga hari ukuntu zagabanutse. Icyo ni ikintu kigaragaza yuko dukwiye kongera nk'abanyamadini, ubwo ngubwo nitwe twateranye, ariko na minisiteri ibikorana byose ikwiye kongera gukangurira abantu kugira ngo dukomeze wa murego twari dufite, tuwukomeze, kuko ikibazo kigaragara yuko kigihari. Nubwo nyine batugaragarije mu bushakashatsi yuko pourcentage y'ubumwe n'ubwiyunge isigaye ari ntoya, ariko ntabwo dukwiriye kujya muri recreation ngo tuvuge ngo twabigeze. Dukwiye za mbaraga twatangizanyije n'abanyarwanda, wa muvuduko dukwiye kuwukomeza. Icyo nicyo cya mbere wenda na minisiteri ya minubumwe yareba. Ikindi nashatse gupartaja ni ikijyanye n'ivugabutumwa. Amatora akenshi ahagarara ku ivugabutumwa, ni nayo nkingi ikomeye y'abanyamadini n'abanyamatorero. Ivugabutumwa ni iki? Ivugabutumwa ni content, ni ikintu kirimo baha abanyarwanda. Nkabona muri iyi minsi, kandi gishamikiye kuri kiriya cya mbere navuze cyo kudohoka, content y'ivugabutumwa muri ya myaka ishize wabonaga ishamikiye koko ku bumwe n'ubwiyunge, ubutabera, kwiyunga. Ariko ubu ngubu ugasanga ntabwo ari amatorero yose, simuze amatorero yose. Kandi iyo tuvuga amatorero n'amadini ntabwo tuvuga ahagarariwe muri iyi nama, tureba mu buryo buri rusange mu Rwanda. Niba hari amatorero 1000 cyangwa 300 urugero, hano hagarariwe wenda ni 20, ariko iyo tuvuga hano tuganira hano turebera amatorero yose. Content bari kubaha abanyarwanda kuri uyu munsi imeze gute, haba mu nsengero, haba kuri social media. Mwavuze iyo content, ibyo biryo, kuko ni ibiryo by'abanyarwanda, nibyo bishinzwe kuvuga. Imeze gute muri iyi minsi? Usanga amatorero menshi nyine yarigendeye mu bintu byo gushakisha ama views kuri za channels, bakajyana mu ivugabutumwa rijyanye n'iterambere, prosperite, nk'uko mubibona, na gusengera, ubona inzu, ubona iki. Iyo content nayo dukwiye kuyigarukaho, tukimakaza content mu matorero n'amadini isubiza ibibazo by'ingutu dufite, donotama iki kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Content rero ni ikintu nanjye nashatse kugarukaho muri kadere y'ivugabutumwa. Ikindi nashatse kuvuga ni ikijyanye n'ibyo amatorero n'amadini yemeje imbere ya leta. Ndavuga mu mategeko cyangwa se muri stati zitangwa muri RGB, ukabisanisha n'ibyo twebwe dukora. Iyo relationship hagati y'ibyo twiyemeje muri stati zacu n'ibyo dukora kuri ground, ibyo bintu bihuriye hehe? Natanga urugero ku bintu bijyanye na wenda no gucuruza impano, ugatanga icyo kintu gucuruza impano. Ibyo wabisanisha wareba muri content ya stati batanze mu buyobozi bwa leta bushinzwe, wareba n'ibikorerwa kuri ground ugasanga ari ibintu bihabanye. Kandi wareba ibikorerwa kuri ground ntabwo uvuze muri byose, ugasanga nabyo bitindiza bwa bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Icyo ngiye gusorezaho nuko nanone mu gushimangira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda twashyira imbaraga nk'amatorero n'amadini mu gushimangira amahoro n'umutekano
hano mu gihugu cyacu ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Icyo kintu nacyo ni ifumbire iza gushimangira bwa bumwe bwacu dufite kugira ngo tudashobora gusubira. Murakoze cyane. Ibitekerezo agereye ku nsanganyamatsiko yari ari uyu munsi ku ruhare rw'imiryango ishingiye ku myemerere mu kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa. Igitekerezo cya mbere ndi butange ariko amaze imisasire muri ubu buryo ni uko kumenya Imana cyangwa ubukristu ntabwo bushoboka mu Rwanda ngo bugere ku musaruro ukwiye twirengagije amateka y'igihugu, kubera yuko context itajemo ntabwo bushoboka twaba abakristu cyangwa abizeye Imana ariko basubiza ibindi bibazo bitajyanye n'ibyo turi, cyane cyane ko banavuga ko kumenya Imana kudasubiza ibibazo biriho ngo ntabwo ari ukumenya Imana. Numva ni igitekerezo ntanga buri torero cyangwa buri dini nibagera ku rwego rwo gukora ubushakashatsi mu idini ryabo cyangwa itorero ryabo, uko mbere ya jenoside itorero ryari ribayeho, muri jenoside uko byagenze, uko abantu bagize uruhare n'abakoze ibikorwa by'indashyikirwa byo gufasha abandi, uko bagiye biyubaka bakuremo amasomo. Ntekereza ko buri torero rikoze igitabo bishobora kugira icyo bifasha. Aho hazaba harimo ikintu kivuga ngo turemera ko byabaye ariko tunabikoreye documentation dore twebwe ibintu twagize n'imbaraga twagize cyangwa n'amasomo twakuramo. Abo ya misiyo yarabaye mbere dukora kenshi idini n'amatorero, ariko iyo uzengurutse igihugu usanga hari amadini amwe n'amwe insengero zabaye inzibutso za jenoside yakorewe abatutsi, ugasanga habaye ibikorwa by'ubwicanyi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi bifite uburemere ndengakamere, ariko ukabona nta hantu bisigaye. Ariko ugasanga wenda dufite igitabo cy'abahohowe Imana i Bugande, turagifite documentation, nanjye ndagifite ibi bitabo. Hari abantu ibyo bita eglise clandestine, amateka y'itorero cyangwa y'ubukristu arahari, ko abantu bapfuye mu gihe cy'abanero n'abandi, ariko twebwe hano iwacu ibyabaye jenoside yakorewe abatutsi n'amateka yabanje ugasanga nta documentation n'imwe dufite. Bano mu banyamadini tuganira banakubwira ko mbere na mbere ya jenoside yakorewe abatutsi hari n'amadini amwe n'amwe kugira ngo ubone promosiyo runaka bagenderaga ku bintu bijyanye n'amoko. Iyo zone témoignage yewe nifitiye zijyanye n'ibikorwa abantu bagiye bakora. Numva rero iyo documentation kirakenewe kugira habemo amasomo. Itorero ritazakora n'icyo kintu rizakora ibindi, ariko hari ikintu batazafasha ku bana babo bazayobora itorero, hari ikintu bizakora. Icya kabiri ni buri dini rigira icyo bita amahame yo kwizera shingiro. Nzi katigisimu, nzi igitabo cy'abizera bagiye kubatizwa mu yandi madini n'amatorero bazashyiramo shapiti ingaruka ku mateka y'igihugu, uburyo ibyo ari kwiga iyo myizerere yo gukunda mugenzi wawe, ariko hazamo kesi yitwa amateka y'igihugu. Ntekereza ko iki kintu kizafasha, kuko tuba tubonye umuntu wese winjiye mu dini cyangwa itorero agira amahirwe yo kubona ahantu ahita yigira kuri amateka y'igihugu, ariko uburyo buganisha kuri rya jambo ry'Imana n'uburyo yabyitwara. Ikintu cya gatatu ni induction y'abantu binjira mu myanya y'itorero, guhera ku rwego ruri hasi, ushaka umuyobozi w'ikorari, ushaka umudiyakoni, umupasiteri, umwarimu. Muri induction buri dini ryari rikwiye kugira induction program cyangwa inyigisho za seminari, amateka y'igihugu akazamo mu buryo bwihariye, ariko berekana ngo iyi Bibiliya cyangwa iyi Quran ni igisubizo, ariko dore ko yazabaye. Ntekereza ko tuzaba tugiye muri structural change, kuzana impinduka ariko ziza muri structure cya systeme y'idini runaka. Ikindi cya gatatu ni mu bijyanye n'imiyoborere. Imiyoborere akenshi iyo tugenda twumva ibibazo bikora kuvuka amadini n'amatorero, nanjye mfite aho nsengera, akenshi hari ikibazo gitangira, ikibazo gisanzwe ariko kikarangira cyahindutse amoko. Ibi rero usanga bigaragaza icyuho gishobora kuba gihari. Ahangaha naho abayobozi babyitaho bakabireba, kandi hakabaho imbaraga zituma batemera ko ikibazo gifata uwo mucyo. Ndasoza kuri iki kintu, abanyamadini n'amatorero bwa mbere duhuye muri international dufite uburyo dukorana nabo, nigeze kubabaza bari madini nk'uko twaturutse amadini atandukanye, ndabaza nti mwaba mufite byibuze imfashanyigisho ibafasha
gufasha abantu ku kintu gikomeye, imibanire myiza, kwiyunga, bose nsanga ntayo bafite. Ariko ugasanga ibyo bakora mu bijyanye n'ubumwe n'ubudaheranwa biri project based, mpamvu hatari projet ntabwo bikorwa, ariko iyo projet hari birakorwa. Ariko iyo twateguye igiterane kizatwara miliyoni 6 mu byumweru 2 amafaranga itaboneka. Hababuze ikintu kijyanye na planning. Njye numva twebwe abanyamadini nayo mfite inshingano mu itorero nsengera, nta excuse n'imwe numva dufite yuko nta projet yabonetse kugira ngo cya gikorwa gikorwe. Igihe tuzabigira deliberate program iri hariya yagira n'umukozi, icyo gihe tuzaba dukoze igikorwa gikomeye cyane kuko bizatworohereza. Ibyo twaba turimo twiga nabwe ntiwashyiraho verse ahandi ugashyiraho isoro yo muri Quran, ati biroroshye twagenda tugashyira. Numva rero buri torero rigiye rigakora imfashanyigisho yabo iri muri capacity building plan y'abakozi babo, projet zabo zitaboneka bigisha reza ko twaba dukeneye ikibazo kinini cyane, kandi izo curriculum bashobora kwifashisha abahanga, minumwe yafasha abafatanya no kubafasha, ariko dukima ikaboneka yitwa ngo twe mu itorero ryacu tugira iyi gahunda kandi yigishwa nimwe mu byo turebera performance y'itorero. Iyi structure, iyi system byinshi muri systeme zacu bagaranye n'ishyiremo byagira umumaro munini cyane kuruta mobilisation na za awareness ndagenda bona nakoze cyane. Nitwa Nyasanga Olivier, ni umwarimu muri PIAS, nawe n'umupastor muri PEI. Ndashimira nanjye ibyavuzwe muri iyi nama, ariko nifuza gushimangira ikintu kimwe kigeze kuvugwa na mufti, nyakubahwa mufti w'u Rwanda, ikijyanye n'iriya ndangagaciro ya Umunyarwanda. Padiri nawe yigeze kukigarukaho avuga ku bintu bijyanye na identite. Iyi ndangagaciro ya Umunyarwanda twayihuza gute n'uburere duha urubyiruko rwacu? Ndibaza ko iyi ndangagaciro ni kimwe mu bintu bishobora kudukiza bya bikomere twakomeje kuvuga. Iyi ndangagaciro ya Umunyarwanda ese ifite imbaraga zingana gute? Mufti niwe wavuze ngo mbere yo kuba umusilamu ndi Umunyarwanda, yewe mbere yo kuba umupresibiteriyeni ndi Umunyarwanda. Impamvu mbivuga gutya, umuturage w'Umunyarwanda, Ubunyarwanda bumaze imyaka irenga 900. Ubukristo bumaze imyaka hafi 130. Ndumva rero iyi ndangagaciro tugomba kuyimakaza kuko iri muri bimwe bizadufasha gukira ibikomere twakomeje kuvuga. Murakoze. Amagara y'amadini n'imiryango ishingiye ku myemerere, mbanje kubashima mwese ku bitekerezo mwatanze uyu munsi, ariko cyane cyane mvuga ko ari ishema rihambaye gukorana na Minubumwe muri ibi biganiro tugiye gutangira uyu munsi, ariko tuzabakomeza muri iki cyumweru cyose. Bamwe muri twe tubakomeza Musanze, ubundi tuzajya Rwamagana, hari abanyamakuru, hari sosiyete sivile hano izaza muri iki gihe, nuko ni ibiganiro bizakomeza. International Alert rero ni umuryango nk'uko mubizi ukora mu kubaka amahoro no kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, ariko cyane cyane kuva muri 2016 twatangiye gahunda yo gusana imitima. Iyi gahunda rero tukaba tuyifatanyamo cyane n'abahagarariye amadini benshi bari hano, akaba ari urugendo rutoroshye tubizi. Ejo bundi twari turi mu majyepfo aho Musenyeri Filipo na
Padiri Emmanuel yari ahari yatubwiye ati muri jenoside igiye gutangira abantu babatijwe icyo cyumweru jenoside igiye gutangira bamwe muri bo nibo bafashe amafaranga bajya kwica abantu nuko ukibaza uti ese ubwo bukristo ni ubuhe bw'abo bantu bafashe intwaro bagiye kwica abandi banyarwanda ese bigishwa iki kuki ubwo bukristo bwageze mu mutima wabo nanjye rero nkaba mbabajije uyu munsi ese murabizi neza yuko ubukristo cyangwa ijambo ry'Imana murimo kwigisha uyu munsi rigera ku mutima w'abanyarwanda uyu munsi bikaba bivuze yuko wenda hari izindi ndangagaciro nanone tugomba kwigisha abanyarwanda kuko umuriro utazima cyangwa satani ntabwo byabashije gukanga abantu n'iki kindi tuzabigisha n'izindi n'izihe ndangagaciro mvuga wenda ni kwibona mu wundi se gushishoza kureba kure cyangwa icyo twita critical thinking ese abantu barabizi neza ubu ko batagomba kugenda mu kigari iyo twabwiye ngo ngwino tuganire ibi ngwino tujye muri aka gatsiko ese baribaza bati ni iki binzanira ni iki bimarira abanyarwanda ni iki bimarira umuryango wanjye mbere yo cyangwa ni iki bishobora gukomeretsa ku wundi ese iyo critique barayifite ni icyambere wenda nkaba nibaza niba nabyo byabashobokera nk'abashumba kuko gake intama yavuga ngo nanze kujya mu kiraro ese mwebwe ntabwo ngiye kuvuga ngo hari revolution muri religion igiye kuba ariko wenda bigomba kurenga ubushumba bikaba uburezi bikaba ubujyanama bikaba facilitateur de dialogue ese n'izihe ngamba mugani amadini byo gufata kugira ngo dushyire imbaraga ziyongere mu kubungabunga bw'abanyarwanda ikindi wenda numvise cyankoze ku mutima cyane ni ibyo nyakubahwa minisitiri yavuze ko turi imboni z'abandi nibyo koko twese dukora hirya no hino muri iki gihugu tugenda tubwira abaturage ibyo bagomba gukora n'uko bagomba kugera ku kwiyunga no kubana ariko tukagenda twambaye imyambaro y'amaproje imyambaro y'abanyamadini imyambaro ya sosiyete sivile ntitugende twambaye imyambaro y'umunyarwanda kuko twese natwe ubwacu dufite ibikomere byacu wenda akaba ariyo mpamvu bamwe babibonamo nka gahunda za leta gusa babona yuko ari abanyarwanda bagiye kubwira abandi banyarwanda ese wamuganeho kugira ngo tugende twihunga natwe twihunga ibyo twavuyemo twagiye natwe dutanga témoignage y'ibyo twabayemo n'ibyo tugenda tubona muri famiye zacu kandi natwe turabibona ese iyo tubibona turabyirengagiza cyangwa tubijyamo koko tukareba niba natwe ubwacu twakemura ibibazo byacu mbere yo kujya kubwira abandi cyangwa tukabitangamo natwe témoignage kugira ngo batwibonemo babone bumve ko gahunda y'umunyarwanda ari twese turi abanyarwanda kandi dufite ibikomere icyambere wenda navuga ni n'uko urugendo rurerure mu gukumira ibyahungabanya ubudaheranwa hari ubwo tugenda tureba impact twagiye tugira mu byo dushyira mu bikorwa ugasanga wenda nk'abantu bagiye mu matsinda yacu bamwe baratubwira bati guhamuka byaragabanutse ibyo rwose turasabana dusenga hamwe ariko wajya muri recherche ugasanga wenda hari imibare igenda ikubwira ati tutubashije umuntu tuti ese ushobora kureka umwana wawe akajya gusura undi wo mu bundi bwoko cyangwa mu bundi muryango ufite andi mateka ugasanga ni nka 51% gusa yego turi mu mashuri icyo gihe baba bagitsinze ariko icyo gihe biba bivuze ko hari 49 bacyumva yuko badashobora kubaza abana babo donc nanone tukabasura inyuma tuvuga tuti tujye twiga kuri approche zacu tumenye ko hari limite tuzanagira niba uwo muntu amaze muri process amezi 9 ataragera aho ngaho wenda n'ubushobozi bwe burangirije akaba ariyo mpamvu tugomba wamugari gushyiramo imbaraga aho zihagarariye
tukavuga ati ba bana noneho ni twebwe tugiye kubajyana wenda kureba abandi. Donc niyo transparence tukayigira, tukavuga tuti aho natwe tutazageza tugasangira izo experience tugira, tukamenya n'icyo twabikoraho kindi. Wenda nasoherezaho, ariko hari byinshi tuzagenda tuganira muri iki cyumweru. Ndibaza sosiyete sivile mwese ndibaza ko muzazamo tugakomeza kuganira, kandi nkaba nongeye gushimira minisiteri y'abanyarwanda kuri iyi gahunda y'ukwezi, kandi tukaba twizera yuko twese tuzabivanamo ibitekerezo bizatwubaka twese. nahoze nanyuje amaso kuri Twitter ku bijyanye no ku byo twaganira, kandi baza komenti ziriho bitari kuri iki kiganiro, ahubwo kuri Twitter yakozwe nari ejo cyangwa ejobundi ku bijyanye n'umunyamakuru yatumije Kabari Muhamadi mukurikiranye ibyaha bitatu: gutukana mu ruhame, guhohotera abatanze amakuru ku byaha, no gukoresha ibikangisho. Hariho komenti nyinshi. Imwe muri yo ngiye kubibabwira ko yakujyanye n'ikiganiro turimo none ahangaha, ndetse n'ingamba twafashe n'ibitekerezo natanze. Umuntu ntabwo tuzi imyaka afite wabyanditse, ariko dushobora kukiyafata guze cyane. Yanditse ngo mukomeze muzamure umwuka mubi mu Banyarwanda, ibibazo dufite ko bihagije, mwabaye muretse kongera ibindi. Nicuza kuba naravutse n'umunyarwanda. Mu kanya gato byari bimaze gusomwa n'abantu 1,504. 15 bahise babyemera bashyiraho like n'igikumwe, kuba avuga ati jye nicuza kuba naravutse n'umunyarwanda. Uwo ni umuntu byanditse mbuga nkoranyambaga. Mwavuze akamaro k'imbuga nkoranyambaga, uruhare zigira, mwavuze content tugomba gukosora, mwavuze uburyo umunyarwanda ari indangagaciro. Mwavuze muri benshi irengeje imyaka 900 abanyarwanda bayubakiyeho. Munerekana uburyo imyemerere ishingiye ku madini, bwaba ubukristu, bwaba Isilamu n'andi, byo bije vuba imyaka 100 kandi koko ibyo n'ibigiye mu nyandiko zanditswe n'abanyamahanga, abamisiyoneri bakigenda. Jye nakuriye muri Gatolika, nawe n'abaje cyane, ibitabo byabo nibyo nzi kurusha iby'abandi. Mfashe urugero rumwe gusa. Umupadiri witwa Rudeli Pages yageze mu Rwanda mu mwaka w'1905, yanditse ibitabo bitandukanye. Icya mbere yasohoye atinze gato mu mwaka w'1937, agaragaza ko ubumwe bw'abanyarwanda ari cyo kintu kibaranga gikomeye, kandi akanerekanaho ibyo aho ubumwe bugaragarira mu myemerere, mu mazina, mu kwitangira igihugu cyabo, mu kwibona mu buyobozi buriho, mu buvandimwe bafitanye. Akarorero ubumwe bw'abanyarwanda bugaragara uko babusanze. Ari naho avuga ati kugira ngo dushobore kwigisha ivanjiri ya Yesu, nuko tugomba gukurikira imyemerere yabo, noneho tukareba ko tuyihindura iyo dushobora kubakiraho tukayubakiraho. Urwo ni urugero bahaye bereka uburyo ubunyarwanda n'abanyamahanga bamusanze ariko bumeze. Ntabwo rero nk'uko haba kugeza kuvuga ati hari igihe tuvuga mu idini, bamwe bavuga muri politiki. Aba niho hamwe hari igisubizo, kubera ko ubunyarwanda ni ihame, ni indangagaciro remezo y'ubuzima bw'abanyarwanda, kandi abanyamahanga babisanze mu bitabo byabo. Ubwo mvuze Pages, Padiri Emmanuel, abandi bitwa ba Herodemas, ba Shannon Doraje n'abandi
rwa kabiri bageze mu Rwanda nyuma b'Abagatolika nabo bafite inyandiko nk'izo ngizo. Umupasiteri witwa Oven Durivo wajyaga yigisha Ikinyarwanda kuri Seraha Kubyariya nawe yarabyanditse mu buryo bugaragara. Bon, biradusakiye ntabwo ndi bujye muri byinshi, nahereye kuri izo ngero ziri pratique mbanagaragariza uburyo Abanyarwanda bamwe batoya bavuga ati ngewe ndicuza kuba naravutse n'Umunyarwanda, kugira ngo bitwereke ka 6% twavuze tugitangira uburyo karemereye. Niba hari umuntu w'umujene ujya kuri social media ati genda ndicuza, ahereye gusa ko hari urwego rw'ubutabera rwahamagaje umuntu ukekwaho icyaha, ufite uburyo aziregura, icyaha cyamuhama agahanwa hakurikijwe amategeko, kitamuhama n'ubu aracyabumwere, kitamuhamaga akarekurwa. Ariko warebukana bw'imvugo zikoreshwa kandi imvugo zishingiye ku byo abantu bemera, asanga 6% ikwiye igenamigambi ihamye, ikwiye kwiyemeza. Mwanatanze ingero uvuga muti hamwe bavuze hano ati iyo dutumije igiterane kibona amafaranga, kibona inkunga, abantu barakotiza, ntidutinda kubigeraho. Ariko gahunda nk'iyi ya Umunyarwanda kandi izafasha urubyiruko rwacu, ugasanga ntabwo tubihaye imbaraga, ubwo dutegereje ko international cyangwa abandi babona amafaranga bahawe n'abanyamahanga kugira ngo dukore igikorwa nk'iki. Dukeneye rero commitment ya buri wese, commitment ya buri wese. Twumva yuko iki kibazo tuganira n'ikibazo, gahunda ya Munyarwanda ni gahunda nk'uko tuyita, ariko haracyari ikibazo gituma itagerwaho. Aha rero ikibazo gituma itagerwaho niho dukwiye gufatanya twese, buri wese mu nshingano ze, tukagira ibyacu, ntitujye tubivuga gusa igihe twaje mu nama, igihe turi mu rusengero, hanyuma ngo birangiye. Kuko ubu urubyiruko ibi ngibi bandika kuri social media, umwana wese ukuze yamaze kugira imyaka yo gusoma agira telefone, ntanabyigira. Na rwa rugero mwaduhaye rw'abarezi ruvuga ngo abana bavuga ngo ese muravuga jenoside yakorewe Abatutsi kandi hari n'abahutu bishwe mu bari, ashobora kuba atarananirwe n'ababyeyi be, ahubwo yarabisomye aha ngaho, ugasanga umubyeyi atanabizi ko umwana abyerera. Bisaba rero ibintu byinshi, ingamba nyinshi dukwiye kumvikanaho. Hari ibiganiro bihoraho, tumaze iminsi dukorana n'abarezi nabo, twagiranye itorero nabo, bagira ibyo batugaragariza, aho bafite ubumenyi bukeya tuzakomeza dukorane kubongera, ariko no gushyira imbaraga mu muryango, guhera mu midugudu, kuko mu miryango kandi mwebwe muyigeraho, kubera yuko mwigisha abantu baje babagana, bakaza mu madini, bakaza mu itorero, akenshi na message mutanga ikumvikana kurusha iya leta, kuko umuntu arizana azabyemera, ntabwo hatabashyizeho. Uzarebe dutumije umuganda haza abantu bake, wanabaca amafaranga ntabwo bakanga bakaba bake ati okay ndega ntanga amafaranga ariko ntaho njya. Ariko ujya gusenga agenda yiruka, hari n'uwategereje umuganda ntawujyemo, akaba ateguye Bibiliya ye yitunganyije, umuganda wawe amaze gusoza agasohoka yirukanka kugira ngo asange pasiteri, asange padiri mu rusengero, akajya gusenga. Birabereka rero imbaraga mwebwe mufite, n'imbaraga zituruka ku myumvire n'imyemerere y'Abanyarwanda. Aha rero niho dukwiye guhera tubigisha, tubahindura, tubafasha kubona akamaro k'umwe, akamaro k'ubudaheranwa, no kugira ngo bakomeze bagendere muri icyo cyerekezo. By'ukuri sinsubira mu ibitekerezo byose mwabitanze, icyo twakongeraho ni ugushaka tubishyire mu bikorwa gute, hanyuma hazajya habaho kwisuzuma gute. Rwose hano badufatira imyanzuro,
gukora itavunanye, hanyuma tukazajya tugira n'igihe cyo kongera kwisuzuma tukareba aho tugeze. Hano twaje turi gurupe ntoya ariko ijambo ryanyu riragera ku bandi benshi. Ni ngombwa na koko mushyiraho n'uburyo kugira ngo ibyemezo dufatiye aha ngaha, amadini yose, imiryango yose, tugire priorite, bishobore gukorwa kandi bishobore gukorwa mu gihe gitoya. Guhindura sinavuga ko tukiri mu bihe byo guhindura abantu benshi bose bamaze kumva akamaro k'ubumwe n'ubudaheranwa, barabyumva. Ikibazo kiracyari mu kubishyira mu bikorwa, kiracyari mu kugira ngo noneho abenshi bashoboka bahinduke kandi bajyane n'ibitekerezo. Ugasanga noneho aba bakeya bafite ibitekerezo bijya kuri social media kandi bisenya, ugasanga nibo bagize nibo bumvikana cyane, nibo bagaragaye. Ni nako binagenda, akenshi abasenya n'abatwika bagaragara vuba kurusha kubaka. Muzarebe iyo inzu ihiye abantu benshi barahurura bakajya kuyireba kandi ishyamba kandi agatikana, ariko muzarebe kubaka igihe kubaka bitwara igihe kinini cyane kugira ngo zikomere, kandi ntabwo abantu bahurura ngo bajye kureba yazo y'akataraboneka igihe bizamu kugira ngo bibaho. No kuri social media rero urugero nyafata ibi byandikwaho ni bike cyane ugereranyije n'ibyinshi, ibitekerezo byinshi byiza byubaka biba bihari. Ahubwo nibyo tuba dukwiye kwifashisha no mu kwigisha urubyiruko, kubereka imbuga bo bakwiye kujya bashakiraho ibitekerezo. Arabyatumira bati ariko wajya babwira ibiganiro bakwiye kwirinda, za YouTube bakwiye kwirinda, ushobora kubabwira imwe uyu munsi, ejo hakubahabutse eshatu. Ni nako bigenda. Ahubwo ukwiye kubabwira ko no kuri YouTube hari abantu babikoresha nk'ubucuruzi kugira ngo batume, kandi yashyizeho ibintu byabo n'ibitwika, nibyo bibonwa n'abantu benshi. Ntabwo rero dore ibyo ababikora bagamije n'ibi, mwene mubimenye mukunde mu byirinde. Twige n'uburyo bwo gusobanurira abana, gusobanurira urubyiruko hatabayeho kubakumira. Urugero rwo gufata muri za strategy dushobora gukoresha. Ndagira ngo nasoze mbashimira kuba bose mwitabiriye inama kandi mukayigiramo uruhare, tukungurana ibitekerezo ku gihugu cyacu ni icyacu, nta wundi uzadushakira ibisubizo ni twebwe bigomba kuvamo. Kandi ibisubizo turabizi, hano kimwe mu gisubizo turiho ni n'umunyarwanda. Yewe no mu itegeko nshinga ryitorewe n'abaturage bose, imwe mu ngingo ihari ikomeye ni ukwerekana ko kugira ngo igihugu cyacu kizatere kiziyubake mu buryo burambye, kigomba kubakira ku muco nyarwanda, kubakira ku muco wacu. Umuco wacu rero niwo dufitemo indangagaciro nyinshi zadufasha kugira ngo ndi umunyarwanda koko, ubunyarwanda duhuriyeho buba aribwo buganza kurusha ibikeya bidutanya. Ibi bitandukanye n'uko ntabwo ari n'uko dutekereza kimwe, si na ngombwa ko abantu batekereza kimwe, si byo. Abantu bagira ibitekerezo bitandukanye ariko byuzuzanya. Tunatekereje kimwe ntabwo byafasha mu kubaka, ntabwo byafasha, habuze ubwenge kurusha undi. Hari ubona ibitekerezo byiza kandi byubaka kurusha undi imbere y'imwe. Iyo tubisangiye rero biradufasha, bikajya tunigiraho ubwo amadini, imiryango ishingiye ku myemerere, ibyo mwagiye mugaruko no kwirinda za conflict. Uraduhaye urugero avuga ati nagiye kwaka icyemezo cy'uko nashyingiriwe mu idini, barakinyima nuko nagiye muri ibi. Byaribukije kera nkiri muto, ntabwo ko nakuriye mu Gatolika, nibyo hari imidini nagiyemo nahamyaho, ariko nabonaga ishuri rya Gatolika nariho, abana b'abaporo kugira ngo uve aho nari nkuriye ushobora kubona ishuri ry'abaporo, waregaga amashuri y'Abagatolika 3. Abana b'abaporo ntibari bemerewe kwiga ku ishuri ry'Abagatolika, bakarenga amashuri 3 bakajya ku bya 4 buri munsi. Mu
gitondo nimugoroba ugasanga umwana akora metero 25-30 agiye gushaka ishuri ngo ry'idini yavukiyemo abarizwa asize andi mashuri mu gihugu kimwe. Murumva rero ni ya myumvire ikiri inyuma, nta n'uburyo bwo guhamana abayoboke ari ukubakumira ku cyangombwa iki, ahubwo no kubigisha no kubumvisha impamvu idini ubarizwamo uryemera ko ari idini ryiza, kwemera ko idini ryaba ari ryiza, ushaka ko n'abandi barijyamo ni byiza, ugakonvereka abandi bakarabibuka batakugiye ahandi nawe ukamufata nk'umuvandimwe muhuriye mu kwemera musangiye igihugu, ariko mutagomba kuba mu makimbirane. So reka nsoza rero nongera rwose kubashimira natsindagiye kenshi, kandi bizeza ko nka minisiteri y'ubukungu y'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu tuzakomeza ubufatanye natwe. Ibitekerezo by'ibikorwa dukora tubibana muri mwebwe, tukuzuzanya kugira ngo dukomeze cyane dushyire imbaraga muri rwa rubyiruko rwinshi rw'Abanyarwanda, tubafashe experience twanyuzemo ibabere urumuri, ibabere icyitegererezo cyo kwirinda kugwa mu mutego mubi bamwe mu bakuru bagushije igihugu, ariko tunabereke risike zihari. Nubwo igihugu giteye neza giteye imbere, ariko hari risike zijyana nabyo, risike z'ubusinzi, z'ibiyobyabwenge, nazo zangiza urubyiruko, zituma barwara indwara itaraganya n'ibindi. Ni ugukomeza no gufatanya muri izi gahunda zose, kandi burya ubumwe nicyo cya mbere, utabayeho ntabwo byose tuvuga bishobora gukunda. Rero dukomeze tubigire ihame, mujye mubisengera, mubihe umugisha mu gitondo, saa sita, amasaha yose ashoboka, kandi twizera yuko bizakunda, nta kinanira abantu iyo hari ubushake. Noneho harimo n'umugisha w'Imana, ubwo hagira n'undi uduha, noneho dusoze murakoze. Yeah.